Reka twongere tubaye ikaze kandi tunabashimire mwebwe mukomeje gukurikirana Imbuto TV nkuko bisanzwe je nitwa Rugwisangoga Fraterne Frank. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa nkuko mubizi intego yacu niyo kuzamura impano urubyiruko ruba rugiye rufite kugira ngo zibashe kuba zava aho ziri zizamuke zigere hejuru. Intego yacu niyo ngiyo, ikindi kandi ibintu byose birashoboka. Dukurikirane kuri platform zacu zigiye zitandukanye, social media, Facebook uragenda wandikemo Imbuto TV, mu Facebook page yacu, uje kuri Twitter wandikemo Imbuto TV Rwanda, naho urabasha kuba badukurikirana. Ushobora wenda kuba wifuza kuba wanaduhamagara kuri telefone cyangwa se ukatwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukaba ufite n'ibindi bitekerezo, inkunga. Hari nimero ya telefone wabinyuzaho ni 0788902258. Reka nimero nyigusubiremo ni 0788902258. Uyu munsi rero nkuko narimaze kubikubwira mufite icyamamare hano mu Rwanda muri comedy. Uramutse uciswe iki kiganiro bisa no kunyagwaza gahera. Musanzwe mumuzi afite platform kuma YouTube yagiye akora ama interviews menshi atandukanye, ariko umunsi noneho namuzanye muri studio z'Imbuto TV nk'ikiganiro cya mbere mubonye gisa neza kuma YouTube channel yose hano mu Rwanda. Reka rero mukanya aze atwibwire, gusa ntukureho, stay in touch. Gizacha Hamas y'abasoda Hamas y'abasoda nava kuyanywa atayakoreye yarinde komba nakijyarinde komba nakijyarinde komba mashinde komba hona mashinde komba hona mashinde komba hona mashinde komba amasanas yes sir maso ya nyoyo saho nyabona yes sir hanga maso mwanzi yes sir hari byinshi muzageza igihugu yes sir igihugu gikeneye kuzamurwa namwe imbaraga zanyu yes sir zishyirwe hamwe yes sir urwanya ruswa yes sir akarengane yes sir ubujiji yes sir mwibwira ko imbaraga z'igisirikare zishingiye kuki ni mwebwe igihugu cyubakiyeho yes sir kugira ngo hamenye umutekano wacu yes sir One, two, three, four. Zamuka mwanzi. Zamuka. Iyi mission ndagushinze yes sir iyo mission ya mbere nguhaye yes sir none yanyu yes sir uyangiza nkukura mu rurimi rujya karuvati yes sir burya ngo uko wambaye bigaragaza uko ubayeho. Rero mwe mutuye mu karere ka Kicukiro by'umwihariko hafi n'isoko rya Ziniya, ubu mwashyizwe igorora. Rubyiruko ni musigeho kujya kure ndetse no guhendwa ngo muragura inkweto nziza kandi zigezweho. Ni muze muri Protegen Shop kuko byose aha ni nk'ubuntu. Tugufitiye kandi imyenda y'ubwoko bwose nk'amapantaro meza kandi yose ku giciro kiri hasi cyane. Tubafitiye imipira myiza yo kwambara ndetse na yayindi izwi nka jumper.
tubafite amashati y'ubwoko bwose niho honyine uraza ugasanga amakabutura meza kandi y'ingeri zose imikandara ingofero amakofi amashakoshi meza y'abakobwa ndetse n'ibikapu bito n'ibinini kandi byose ku giciro cyiza utasanga ahandi. Rero ngwino tambukira kwishima tandukana na babandi bagupfunyikiraga za pirate ngo ni original. Mama we nugera ku nkweto zo ako niko karusho kacu kuko nubishaka uza nta nizo wambaye urahakura imiguro y'inkweto zose ushaka kandi ku giciro kikubereye. Protogene Shop dusanga imbere mu isoko rya Ziniya kandi humura aho urinjira hose urahita utubona kuko turiranga cyangwa se duhamagare kuri 0788 75 41 82. Iyi nimero ni nayo dukoresha kuri WhatsApp. Protogene Shop turakwambika ukaberwa. Action. Yewe cyamamare. Kwata bien. Meze neza. Mana yanjye suhuza abawe dukurikiranye ku Mbuto TV. Nkuko nemaze kubibabwira rero dore nguyu buribwe umukomedi hano mu Rwanda twika koko bikaze. Gerageje kuvuga ukuntu wambaye ndakubona ufite isaha yawe isaha wayisanga iki? Asuba nawe Kigali koko gute wambaye neza yiko. Akako maboko ko ni iki? Sufata. Ariko ndabona hari akantu kariho za murambonye tatu. Meze biti? Bro nabirenze man. Yewe nivi byawe ni deshire? Ngiye yireka yibajijeho ararusaza. Mbabarira ufate ko kantu mu gituzanisha nete uyereke kamera ubwireba abantu b'Imbuto TV murayoka. Barabizi bro. Anayo n'umusiramana yuko ndi Imana uyikunda. Yewe Imana yubawe cyakora. Ariko kuko twarakara nabonye mbabarira wenda umuntu umwe. Abantu badukurikiranye ku Mbuto TV ukuremo ingofero byibuze barebe fresher umuntu type umuntu mutipe aba yateguye cyangwa bariko ntago byoroshye sibyo nabwo iki kiganiro nari nashize post kuri Facebook mbabwira ni icyamamare cyanyu cyaza kuba cyari Facebook yacu ni Mbuto TV hari abantu bari bavuze ati nyakugira Imana n'umutipe ngarategura ese koko namwe uko muri kubibona niko bimeze ngiye nemeje nayamanitse nabirenze ikaze rero navuze menshi ntabwo tuguherutse nabibaza iminsi ntari nahatu ariko nicyo gihe nongera imbonane nawe imyuka ni imyuka ugiye kudusetsa imabuzi arakaruka we nibuka umeze neza cyane uvuga uti jewe telefone nziza byose natumije Burayi ariko ko ikibazo cya covid byinshi ntabwo birangira ariko bimwe na bimwe tubyabashije kongeraho ako nyine ndabiziko n'ibindi bizaza buribwe tubwira amazina yawe ubundi witwa nde buribwe n'iryawe okay amazina yanjye bwite nizwe n'abavyeyi Ndasenga Emile ariko rero bino bintu biva kure Emile yavuyemo buribwe byaje bite ku cyo hise n'izina buribwe izina buribwe bro agira ngo bwize kuri ngo umuntu ajya kuvuga ngo ni buribwe hari impamvu sibyo aki impamvu none nakujyanye gusobanurire byasaba igihe kinini cyane basi urabinyemerera ko mu kindi kiganiro tuzakorana uzatubwira imvo n'imvano ya buribwe nta kibazo kabisa buribwe kamana we buribwe watangiye kujya muri industry ya comedy ryari atangiye 2018 video yawe ya mbere wakoze wari wayikoze kuki video yanjye ya mbere nakoze nyine hari umukobwa uje kunsura yego mubwira ko mvuye gusenga ariko ngeze mu rugo nsanga mu rugo ntabwo batetse na ba sister bigiriye imihanda nawe urafata byaje kugenda bite nasanze mu bintu bahashye harimo ibirayi n'ibitoki bibisi ako ndebye ikirungo cyari gihari ikirungo bita karibu bro nakarebye rivuga akaruko gashyira mu biryo bigatukura nkundi wakarya byibura bakaza guteka byibura je nagahereyo nakari wakari ma none mu kugafata nicaye gutya ndi ku rubaraza baby twavuganye ngiye kubona mbona nguye bro wasanga ndi kurya systemati nuze karibu bro arambwira bite bantu bakurikiranye Imbuto tekereza uramutse uzi neza ko ufitanye gahunda n'umukobwa mukundana cyangwa se niba uri umukobwa uri kutureba ukabuze neza ko ufitanye gahunda n'umujama wana mukundana
mu gihe ugeze mu rugo ukasanga ibintu bahashye ariko ntawe watetse wareba sesomate karibu kavuga uti mana yanjye iyi karibu yo yubakwe kambe nyiryo mu gihe ukimara kuyifungura ishyize ku munwa inshuti yawe ikabiraje urumva byanga byakunda hari ukuntu ushobora kubona bagasize mu biryo gatukuye tumbona ibiryo bitukuye ufata aka kantu akujya amekenya ikirayi basi reka njye nkarye numva uburyohe bwako wenda inzara iragabanyuka nyikataka nagiye kubona bebe mbona arahatungutse abara akamfatanya bite kurya karibu ndavuga ati numvaga ameze nabi bandangiyemo umuti mu nda hahitakira yanga kubyemera ariko yarambwira ati ndabizi Kigali niko imeze ariko nyine nabonye atabifashe neza buribwe ukuntu ugenda wandika ibihangano byawe bigenda byerekanamo ubuhanga kandi ugasanga ntabwo ari bwa buhanga buhita mbere ukomeza kugenda utera amatsiko abantu baba aba-viewers bawe cyangwa se aba-followers bawe ni iyi mpano yo kwandika ufite umuntu kwandikira cyangwa kubyandika mu minsi yashize yitangira nari mfite umuntu yandikira yari umukobwa w'inshuti yanjye ariko nyine bitewe n'ukuntu isaha n'isaha ibintu bihinduka ukagenda nza n'ahakiryo none ukunza n'ahakiryo nanjye wenda mfite icyo nshaka kugeraho navuze ati aho kugira nza n'ahakiryo duce dukatirana gutya basi reka ngerageze ntangire kwiyandikira byiburiza nananyiryaho ntazatangira nicuza nubwo natangiye kwiyandikira kugeza n'iyi saha uyu munsi wavuga ko umukobwa wakwandikiraga biriya bihangano yaragufatiye runini icyo gihe wabashije kurekufura cyangwa se wongeye kugaruka mu murongo ku buryo ubona ko nta mbaraga wigeze gutakaza bana urebye ibintu yandikiraga n'ibyo niyandikira ibyanjye nibyo birenze bro ahubwo ni kwa kuntu umuntu aba atariyakira neza avuga ati ibyo ngiye gukora nimbiha umwanya n'ibyo ndimo wenda reka dusabe n'abantu badukurikiranye baze kuba wenda basimbukira kuri platform zawe ndakeka ukoresha YouTube nibarebe video zawe za mbere nk'iz'uyu munsi nyaboneka munibuka gukora subscribe kuri buribwe ni buribwe comedy barebe video y'uyu munsi iherukaho niyo wowe ubiyandikiye ubwo iza mbere nk'eshatu wenda za mbere n'izuwo mukobwa yakwandikiraga murebe content buribwe bamwandikiraga umukobwa yari inshuti yawe yari umukobwa w'inshuti yaramwandikiraga ariko uyu munsi buribwe arimo ariyandikira nibyo bihangano uyu munsi turimo tugenda tubona bishyashya nanjye nibuze ko nasimbukiraho kandi ndabizi nzabikubwira mu kiganiro cy'ubutaha ntabwo uzigera nkira ndakurahiye mbwira noneho hano hanze ku isoko hari abakomediye ni ibintu bimaze gusa nawe ndabyo bitera imbere uyu munsi iyo ubonye industry ya comedy wibona mute ihagaze ite ihagaze fresh ariko uburyo ihagazemo bitewe n'uko umuntu abakinjira muto hari abuze ubona batwika wamara kwinjiramo ukabona noneho babarenzeho babaye gutya ejo nawe ukumva mu gitondo hari undi muntu waje ugahita uvuga ati karabaye ndapfuye nirukanyira hehe ariko ibyo ntabwo binera ubwoba bitewe n'ukuntu abafana banjye barambwira ati shyiramo imbaraga gutya na gutya amaze kurenga kuri uyu nawe yaje gutya na gutya nyine ni ibintu mbasha kwakira ahubwo njyewe nkashyiramo imbaraga niba hari industry irimo abantu barimo barakompeta cyane ni industry ya comedy kuko ujya kubona umuntu araje avuze akantu karamamaye ku ma platform atandukanye nka za WhatsApp, Facebook ukabona tuntu twagiye tuza ari twinshi cyane ubwo iyo ubonye ibintu nka biriya ukabona umwana aturutse iri araje arakurashe n'undi araje ararashe ubwo bigusigira iki mani aho ngaho mani nyine ni ibintu biba bikaze cyane gusa isaha ibitaragera buri ikintu cyose uzakora buri muntu aba afite isaha runaka niyo watangira mu myaka ibiri nyuma y'imyaka 20 niba Imana yarateguye ngo nyuma y'imyaka 20 nibwo wowe iki kintu cyawe kizagerwaho undi agahita aza Imana ikavuga ati wowe umwaka umwe imbere cyane undi Imana ikavuga ati nyuma y'imyaka 5 ubwo niyo byagenda gute Imana yavuze ko ari imyaka 5 bro ntabwo wavuga ngo imyaka 2 ngo niyo washora miliyoni ku munsi bro nta birenze byarenga ku Imana niyo itumbagiza Imana ni itumbagiza ariko apo sirenga ubufite ubundi ufata akantu katubwire gakeya ntabutune aka kanya ndabizi kamera ntabwo ziri kwaka tubwire ubundi ufata akantu ufite imyuka yata akantu agataho nyine utuntu ni twinshi ariko bivuze akantu giye mu mutwe wanyu mite n'umuntu ntabwo ndabizi ese ubundi ufata imbuto imbuto ni nyinshi kongeye kumva no mu mwanya turi kuvugana ndabona ari imbuto TV ntabwo namenya ngo imbuto ujye wakurya amaronje basi
amaronji n'ubungubu muri firigo mba yasize ubu yo mfitemo ntakira imbuto ni nziza cyane najyaho nyine tunatebyaga urabona hano hanze aha ngaha hari kuzamuka cyane abana usa naho ubona ko bafite imbaraga nyinshi cyane ese wowe ntabwo ujya ugira ubwoba cyangwa se ngo wumve ugize nk'igihunga ugatinya kubera ukuntu bari abana baba bameze bandi bari abapeti ntabwo banera ubwoba kuko gihe hari abo nzi naje nsanga ubu tuvugana niyo banyine simbasha kuba mu mwanya bitewe n'uko nabyiyumvisemo bitewe n'uko naramutse kuko barabizi baravuga ati okay buribwe noneho ugira mvugane nawe kumuha umwanya abanza kureguza imbere y'iminsi 3 kumamagaye uwo munsi nta kintu mvugana nawe vuga ngo abana ngo baraje nibaze nkuko nanjye naje harabo neza ubu nabo bazakomeza bavuga ati okay buribwe noneho gutya na gutya nivuga subizi uburibwe ngo nubizi ngo vuba vuba ngo imbere cyane akira buribwe noneho katugende turebe akamaro ubuhanzi bwawe bumaze kukumarira bimaze kukugeza ku cyuyu munsi uri umukomediye hano mu Rwanda turakuzi akamaro se bro ngiye kuvuga akamaro bimfite ni kenshi yego amafaranga make araboneka bitewe n'urwego ndiho abari banzi nyitangira sibo banzi tuvugana yego imyitwarire nari mfite nyitangira siyo ngifite bro ni hejuru nyine bivuze ngo uburyo bagiye ugaragara kuri kamera hari ukuntu byagiye bigufasha kuba nawe witwara mu buzima busanzwe birumvikana ariko ni nabwo ubuzima bundi musitari yakombye kuba arimo niba hari ukuntu yarazwe agomba guhindura kuko abazi neza ko agiye kuba star ni inyenyeri imurikira rubanda nawe hari abantu umurikira rero hari byinshi wagiye uhindura ariko hagati aho ngaho hari inyogosho twagiye tukubonaho ukuntu n'uyu munsi se nazo zarahindutse uyu munsi umeze neza umusatsi cyangwa bro iki kintu mbashije n'ubu mu gitondo hari umuntu twaho yarambaza buribwe none se ko umusatsi wakuze kandi ejo bundi wari wiyogoshije igipara wakongera ugashyira igipara ko cyari kikubereye ntabwo bazi ngo niyogosheshe ngiye he ntabwo bazi ngo niyogosheshe byagenze gute ariko ababizi yarambwira se nayo ni filime rero gukora wowe wiyogoshije igipara akavuga ati okay muri no minsi bo turabitegura nibishoboka nzabikora ariko nyine tubikwa ko wenda aricyo benshi banziho bitewe n'ibyo ngenda nkora mfite igipara bivuze ngo buribwe we yamaze kumera nk'umusitari cyangwa se nk'abantu usanzwe tuzi ko bakomeye muri industry ya cinema cyangwa se yo kuba abasitari kuri social media iyo umuntu aguhaye script urakina muri filime agagusaba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma wogosha umusatsi wawe urogosha nta kibazo sinzi ibintu uvuze niba mbyumvise wabyamba bari rukansubirira ngo nyuma nyihanganira nari nkubajije ni umuntu ashobora kuguha script ya filime akagutegeka imyambarire n'ukuntu uraza kuba ugaragara physical appearance aramutse agusabye ko wogosha umusatsi ukamaraho urabikora nanone biterwa na nyiri filime cyangwa se nabo tugiye gukorana nabo ubushobozi bafite hari igihe umuntu aguhamagara akaguhamagara okay buribwe noneho ejo mfite shoot ndagushaka dukorane urumva ukavuga ati okay bitewe n'ubuzima nagiye mbamo cyangwa se uburyo nanjye nagiye ncamo agiye mvuga ati reka ndeke kwirya ku muntu ngende murebe bro wagera ugasanga bari gukoresha telefone bro icyo gihe ntabwo mbwira ngo ugiye nzaza ukoresha telefone yawe sibyo ejo ni wamara kwa uploadinga ubone ntabwo video yagaragara icyo gihe ndavuga ati ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka niba amafaranga kuko nzi neza ko iyo video no uploadinga ntabwo isigera igaragara ngo umuntu andebe n'ukuri wabaye irebe yatangiriyeho ni ya 2000 okay ngiye icyo gihe mpita mvuga ati bro ihangane bishobotse ko ntaboneka ariko ikindi gihe nzaguha umwanya noneho mbwira ikatugire mu buzima bwo gusa nawe uri deep cyane nk'umustar abantu bakuzi nka buribwe buri bundi uretse kuba uri umukomediye ubusanzwe ukora iki umusaza ngoreke rikuremo rikuremo rwose birangiza rikuremo none nyaboneka nzi neza ko ikintu n'uburyo kutubwira abanya buryo urije bigeze aha bayasiga buribwe abo ngabo wabutangiye kubonera aya reka wenda dusabe kameramani wacu arebe nabirenze byo gusa nyine warumbajije ngo kazi 24 izi nimero ko zikunda izi nimero zikunda bro kuko nari mubajije ni ubona hanzanga bimeze biti abantu baba bakuzi bijyanye n'umurimo wenda ukora uri umukomediye n'ubusanzwe hari akandi kazi uba ufite mu busanzwe ukora akahe kazi ubusanzwe mu bintu bijyanye
na makiyaje. Makiyaje. Ubu makiyaje no kogosha ibintu nk'ibyo byose biba birimo. Buribwe n'umwogoshi yubahwe. Ubu ngiye ushobora kuza ugata nk'ubeti wawe. Yose ushaka, design yose ushaka, ubundi ni design. Uri design. Ubwo nari ncyase gutamubaza ni umusitari cyangwa byakunda abaho mu buzima busa naho umuntu aba akeneye kubumenya. None ugakubitanaho ko iyo ukunzwe cyane ukundwa n'ingeri zose. Wowe ubona hagati y'abakobwa n'abahungu umunsi ukurikiranwa nandi. Ikibazo cy'amatsiko. Abakobwa n'abahungu. Urebye abakobwa n'abahungu. Abakobwa nako agiye kutubeshya kandi abizi abakobwa. Abenshi ni abahungu. Abenshi ni abahungu. Kubera iki? Nanjye ntumbaze. Oya jewe impamvu mbikubashije. Message nakomeje kwakira. Message nakomeje kwakira n'abakobwa. Nzi gusomera. Oya renda reka kuri Facebook ku Mbuto TV. Hari witwa Ishimwe Kevin aravuga ati ubwo no butumwa bungenewe ariko umutumiko wazanye uyu munsi ni yubahwe turamukunda cyane hano Kimisagara. Usanzwe umuzi? Kevin. Ahubwo amazina arimo zaka kuko akunda kungendaho cyane. Ariko nyine yubahwe. Hari undi muntu uzi witwa utangizwa na ka. Okay. Abantu benshi b'abakobwa nkunda kumenya nabo zaka nizijya zivuga. Hari witwa ngo ngabo wo kwisonga Kicukiro ngo nawe nga aragusuhuza. Ngabo wo kwisonga Kicukiro. Yego. Uwo ngo nawe ni imbere cyane. Marite avuga ati impano yawe ni nziza cyane komeza ujye juru turagukunda. Yitwa Karine Umutoni dukunda ibihangano byawe uradusetsa imbavu zikaturya. Ese ni gute umuntu yaza kubona ngo mukorane byibuze video imwe nibikunda uduhe nimero zawe za telefone kugira ngo dukomeze kubana nawe turagukunda. Uyu nguyu yitwa Angelique Umuhoza ati nshimishijwe cyane no kumva ngo uri umwogosha ukora ngo makiyaje na makeup. Ni byiza uze kuduha nimero zawe za telefone turamutse twogoshwe n'icyabamare nkawe byatunyura. Uri buze gutanga nimero zawe za telefone birashoboka? Nta kibazo kabisa. Byanga byakunda ngewe nari mubaje kuriye kubera ko nzi neza ko message nakomeje kugenda mbona niza abakobwa cyane. Muri society hanze hangano wowe we n'abakobwa mubanye muti? Nyine biraho tu. Gusa nyine birimo aho ntago ari hejuru cyane ariko ni nkahati. Nari cyase kukubaza ni ese noneho ufite umukunzi umunsi urebwe? Nta munsi utari uri umukunzi. Ushaka kuba ufite n'abarenze 10. Umukunzi ndabafite tu. Urabafite? Ariko wo ntago bamfite nyine. Ufite umukobwa mukundana nawe? Biriyo dukundana. Wo dukundana nyine biraho. Ntabwo urafata mbese gahunda neza. Abanza naho gahunda z'ubukwe kandi nge ntabwo ko ndi gutegura ntabwo kwemeza. Mbese bivuze ngo n'ubundi nta handi nta bukwe uzakora. Kubera iki? Wabishaka cyane ariko nge ntabwo kwemeza. Ubwo tumubwire ngo iki? Tumubwire akureho cyangwa? Nakomeza mbe nyuma ambi ruhande. Urumva? Acungira umutekano. Ariko ibindi byo tu ko ari message nabonye ngo ujya unyura ukuntu ni byose ngo weekend zawe ntabwo ngo wabura ku Gisenyi umanuka wenyine cyangwa uri umukobwa tumubwire yuko nubundi ari hahandi he nyine utajya mu baby agira umutima woroshye bro man jewe kuba nkundana nawe ntabwo bivuze ngo nyine tu akomeze aneke abonekere cyane man nje kubona wenda nibire yandi kumwe n'abajama ndi kumwe n'inshuti zanjye twiganye nkabona araje ararakaye arababaye okay dutahe tugire gutya ngo ngiye naje mfite gahunda zinzanye kuki ngira dutahe ni ibintu mbona giye bimbangamira ndetse ko nanjye wenda bitewe no kuba mbona kumusiga n'ubuzima arimo uneze kuvuga reka mube hafi afite byinshi nanjye yamariye ariko ubundi ari undi mbana rakatiye byaranarangiye ariko buribwe tuzi neza ko buriya urukundo no gufuha ni ibintu babigomba kuba bigendana uwo mukobwa no musanza gukunda koko byo kuri abagira ngo wenda ni buri kumwe n'abajama utaza gutinda arabizi n'amasaha babaze akomeze ko wasanga ari yo context abarimo my bro usima mvura cyangwa kwinjira mu bintu by'urukundo cyane man giye ninjiye mu rukundo cyane birangira mbabaye
man igende wa muntu niba nkundana n'umuntu ushaka kugira gutya mfite amafaranga mfite telefone mu mufuka bitewe nuko nzigiye nyweye ibi uko birangira ako umuntu umwe yigeze kumbabaza kandi ni umukobwa bro je nizeye umukobwa navuga ati sister nyine ndahana ka abantu turi kumwe simbizeye waza ukamfasha nkakwereka bro namuhaye inoti y'ibihumbi 50 sibyo mbese na telefone ikintu asubiranye n'ibyangombwa mu gitondo nk'umushira namuga ati ndagushaka agiye kuza yanzaniye telefone ubwo ayo mafaranga ari hehe yarambwiye ati nta mafaranga wampaye wampeje telefone bro je business ko nabimuhaye kuva icyo yaratekereje nk'umuntu dukundana singomba kugira ngo niteze abantu bro naratuje ndabyakira ariko byasigaye ku mutima ndababara niyo mpamvu nari isaha ko akunze iyo nkunze umuntu bigenda ndavuga ati okay kambigendemo gake ntabwo ari ibintu byo kwirukanamo cyane bivuze ngo wowe urukundo wararufashe urushyira imbere yawe urusunika gake gake uko ugiye ubishaka buribwe nyemerera tubanze twabamariza abafatanyabikorwa bacu tugaruke mu kanya ndaza nsoma ubutumwa bwanyu bwagiye buza nkubwira ni nawe ushobora kuba watwandikira kuri 0788902758 iyi nimero iroroshye ushobora kuyinyuzaho ibitekerezo byawe ushobora kuyinyuzaho inkunga biroroshye ibintu byabaye internet ibintu byabaye ikoranabuhanga sibyo njyewe ndaza kugaruka mu kanya tuganire Seri cyangwa cyanjye kiramenda shumi yanjye umva navuye Madrid shiti yangiye kwa telefone amwemereye ureza gute telefone wambaye Seri zikutungurana nka covid Seri none sire bigiye wamugarikije hano kibazo cyawe oya ariko mba nagiye mu kazi by the way nsurona ntananiwe yangana basi byo akonde nyine Seri none neza ai cyangwa uriho noneho Seri nese ntabwo biraza wanyijeje ibintu byinshi ngo kunambaye Seri bundi we nzagusirimura umbona uvuga ati mbashaka nyine buri munsi wari ubimbwira Surabi cyangwa mba niho nk'umusaza nese ngiye kujya cyangwa utabikinshira cyangwa cyanjye kiramenda shumi yanjye umva navuye Madrid ngihagaze cyadanje ntago ari bya bindi abantu bose bambara ndategereje Suri bamwisha neza bigize amadolari 5 shumi yanjye ntawe nambaye ko Sheri humura ariko wowe ko turi kumwe se buriya kuri bonane nono bonane ndashaka kugira nk'umusheri wa Dangote ndategereje ariko buretse kwanza Sheri nanjye urabona ko uko biri tujyanye neza kabisa oya kubunana wanyijeje ibintu ntabwo uri kubimbwira kandi bonane ugiye kugera kuko mbigenzura Sheri kuri bonane umva nkubwiza ukuri nubwo ari muri covid umva nkubwiye
shanza kujyana ahantu ngura ikintu ushaka shirumva nkamubwira ikintu cyane cyangwa kuzanira inkweto nziza urumva zimwe nk'izari hana nyine so zifata se noneho inkweto ni nk'iza Shadibu urumva banze ubyumva Rinete ni nk'iza Marina wisaka shiri nzakwatsa noneho fone cyangwa kuzanira reba uriya mukobwa wo muri Amerika bita uriya mukobwa uriya w'umuhanzi bamwita Beyonce. Rinete nk'iza Beyonce nzakuzanira kandi noneho amahirwe ni zahabu ntabwo ari byo biranga zahabu niyo nzakuzanira fone nzakuzanira fone yayindi igwa mu mazi ntigire ikintu iba rwose sheri n'izina ry'Imana nayo nabiguzayite inzebe rwose oya ntabwo uri inzebe mukunzi wanjye rwose ubu nabi kandi mva nkubwire ikindi ubundi se uzarya iki sheri umva si umukoko nzarya iki koko umva ni ukubitegura reka nkwereke noneho nzakugurira dendo dendo yose bano ubukoko oya dendo se ni iki ni ntabwo umeze nk'abahungu basohokana abantu bakakugurira ubukoko agakoko kamwe itakwa amababa dendo se budendo koko uri kumva twayimara ikintu mpfa nawe ni kimwe jya uryawe ndashaka kuzarya ukaganguza inyo zikaza upana utuntu twavike seri inyo zikaza urabona ko ubundi zikuza ariko wari uri kunyitaho muri nzakugurira dendo ukayihekenya yose ukayimara nta kibazo sheri ariko buretse kwanza nze nkwereke ufite fone wapi nta fone nzimugira nise nyine ntuzayima kuri ubona sheri reka nze noneho nguriye telefone nziza cyane imwe ya danje ni ukuri rwose bonane yose ndashaka kugukoraho urumva ariko sheri noneho urabona ko sheri wivunika rwose ndategereje kubunani niho bunane nige nawe sheri ese witeguye gute kwakira impano naguteguriye yo kuri bona uzabibona ukuntu nzanuzura umunezero gusa nzabona kugeze telefone nziza ndayimana sheri size na telefone by'ubundi narabuze umuntu ufite umutima wo gukunda pana bya bindi by'amagambo buri bwankunde ndashaka kuguha impano noneho ukavuga ati noneho ukuntu ubunganiriza ibintu bumbwira None nibutse ko mushiki wanjye yanimuje. Mushiki wanjye yangiye kuri telefone yamwemereye. Bimeze gute? Uri kumva umwana cyangwa ntabwo uri kumwumva? Bavuze mushiki wanjye kuri telefone ngo amwemereye. Ibaze. Ubu se ngenza. Telefone namwemereye. Sheri ngo ngwiki sheri iki? Nyine uyu nguyu telefone afite telefone yari yarapfuye baza kuyicaginga hari bitumvikana rwose nyine yazanye telefone aje kwicaginga birapfa ndayimukoreshereza niyo ntabwo yari yaza kwishyura none se ukora amatelefone ese ntabwo uzi ko umunsi yashize bari bamayikira ko cyo kujya ncaginga amatelefone yewe ya telefone wanyemereye bizagenda gute ngenza kugurira phone nshyashya iyi ngiyi niyo basize baje gucaginga umva nzabibara mbibonye ntagise kure ikizere rwose kare je numubwire ko phone yiwe wa muntu yayijyanye ngiye ntago mbizi bya telefone ntazongeye no kubimbaza sibyo wirukanka umubwire ntago nshaka kuzongera no kuvugana nawe nese kare telefone bari bamu reka ngende nari binditeguye nimba uzayima nzabibara ariko umuranda gukunda ndabizi kuzayima ibintu narabitumije buzava Canada na Ivuze ko ndakunda na fagitire yaraje rwose ibintu byawe oya byoroshye rwanda urakoze kuba karakana nanga winini kwiborera buri akaba kanasaze ari gibisazi bigafata umuntu wese kabonye kuki hoya wikita umwana ngo umusazi karakana nagasazi ari gibi oya sheri wisara nakushere na Nizo nabadashatse kunyuma reka ngende reka ngende ubwo naha Sheri nyine ubwo ibintu byanje nari bigenda ariko nzagwa kuko nukonje nago mbwiye nabi ndarengana oya ntago reka nigendere rwose uri bonane nyine Sheri Bye. kandi yuri rugendo rwiza naye ndagukunda Sheri kiracyana kuko kitumye mwana we kiracyana kuko nk'ubuki wakivuye he koko ubuse mushiki we ubundi rero rukobwa narukundiraga iki koko uruntu rutuma umwana telefone no Sheri wanjye yarokaye cyakubuza ubuko kuma ubogiye guhita nyanga rwose ariko nzasha
ubundi si ubu kuri bonane nzakuraho ibikemura nimbura n'impano muha azabyihorere covid yaraje amafaranga yabuze no kurya ni ikibazo ubundi si ubu nzamuha iki nagutunga abasheri nabyo ni stress ejo nzamuha impano nk'uyu ninshaka nzirirwe ndyamye nta kintu nabona muhaca asiki nzapfa kugenda amagurira akaji ntaribe imyenda nawe nabuze ibyo nambaranga imyenda ariko ibikorwa n'ibirungu nzamugurira imyenda Dangote w'i Kigali meze neza ku cyangwa cyawe dore uri gutwika sha nese man ntabyenze man takabazo man nyine wowe ivuye hano babwire urumva sinone ukuntu sineze se urabona urumva man ikintu cyakumfasha se man siri kureba ko ejo ari kuri bonane man bonane yejo man neyise ineyisesemi man akureba mwana kuba bonane man umwaka ukarangira nta n'impano mwayo umuntu ntagukora se wantu none ndakora ko duhari gukora n'amafaranga yo kurya man siko no kubona amafaranga murangira igihe dano hepfo niba ushaka ibiciro uzagura impano y'umwana reka nkwereke none sibyo uzidiro nshaka kunkorera man jewe umukobwa namwijeje telefone mwizeza imyenda mwizeza inkweto zihenze mwizeza icy'amashaneta mahene ahubwo dore dira ko nihagaze wengeye kumukubwira kandi ndumva muzi akunda kuba ari hirya hariya kwanuze kwa papa kadogo kwa papa kadogo hariya kuri iranzu hirya hariya nabo ndashaka kuribuze kuza kuhinyuza wamubona ukamuhagarika ukamusaba kumuganira nyine bya bindi bisanzwe kwa papa kadogo hari wanga nyine kuri iranzu hariya ukamusaba kumuganira none mwaganira genda haca ndi kwigendera ninga usangana nawe dirira birangiye genza kugurira akantu kuko ibintu namwemereye sinabibona izina ry'Imana soro umuntu w'umusore ibintu namwemereye nabo izina ry'Imana uzangurira akantu je kugusangana nawe genza kugurira akantu izina ry'Imana uza umeze nk'umuntu yo kumutereta genza nyine giye uza nkorera umuti nushaka nyagira nituvugana uzahita wigenda genza kugurira akantu ibintu namwemereye mwana namwemereye ibintu byabasha debo mwana uraseka mwana nabya gutereka niko bimera umusaza ndabyumva ariko ibintu namwemereye sinabona ni ukuri kw'Imana n'izina ry'Imana kandi abunkorera umuti sawa reka mureke wigendere urumva ariko uze kuhaca jewe urumva ndaza kwagusanga wowe uhace ndaje magusanga mu kanya cyaguza binkoreye umusaza namugurira akantu ukuru gusa ziramana naza kuraye muri covid mwana n'amafaranga yarabuze ariko nambabarira akabinkorera se telefone zihenze inkweto nk'izaje mbura naje nawe iminota mike twihuta bityo none se narakubonye nyine hariya ruguru wari utambutse sibyo nari nagiye kwikopesha akantu Jesus is Lord kwishimira warambonye mbonye kangahe utambutse ubu n'ubwa gatatu n'ubwa gatatu tumvura hunze tu bambwira ikindi washakiraga ndishaka kwihuta nyine ntugaragara n'umukunzi nta bindi ese ufite Shirman ankunda afite amafaranga none byo kuvuga wowe se ndeye wambaye bodaboda afite amafaranga menshi cyane ari ibintu byegiye hanze ubwo ntawe uhari muri iyi minsi none se njye amafaranga mfite wamaze byore ngenda mukunda ubwo se niba atari ibanga shara yitwa uramushakira iki ntabwo namukunda mbwira wasanga naramuntu yitwa buribwe yitwa buribwe nta nubwo mva ko izina ryo muntu buribwe nakitiriro ko mu ikaritsiye wabwirwa n'ikizi ariko si ibyo nimva winsebereza ntabwo ari ukumusibye reka nkubwire niba ari ibiceri nanjye ndabifite ariko si ibiceri siko bimeze erega ibiceri biba bigaragara ubusa n'iki kiri kukagaragara ko ufite ibiceri basi reka twumvikane sibyo buribwe tumusiri ku ruhande sibyo tunanye n'ibyanjye nawe Bakura
ntabwo oya ibaza asanze turi kumwe ntabwo bishoboka ugatuma atama telefone cyonyine kwinginze mbabarira unyemerere uri gushyira ku ruhande njye nunyemerera nzabwira ibirenze byagwa kongera kuvuga umugabo wanjye ihangane njye nzabwira ibirenze byagwa yambwiye wowe uraza umbonye rimwe ryonyine we yumva yarangendesha yanjye kuza mbonye rimwe ryonyine ngo ihangane njye nzabwira ibirenze byagwa ihangane ariko Zeri kwihangana birakunaniye ntureba ibintu byose nari narakwemereye none rero usiga mbona nk'ikigoryi iki ni igiki muri kumwe se ubu iki ni igiki muri kumwe n'ubure ngo yerekana n'ibishingwe ryewe nakubonye byarangiye n'impano nakwemereye zose zirarangiye ubu ndabibona kiri nta kintu naguha by'ibintu nakwemereye birahenze ntabwo nagufatana n'umuhungu ngo ngiye bonane yezi ipfuye ubusa njye nta n'ikintu tuzavugana mbabarira rwose nta kintu naguha reka mbabarira ntabyo nyingingamo ibintu nari nakwemereye amadolari yose nashoye reka nigufatana n'umuhungu biba birangiye reka urukundo rwawe nawe turuhagarike byihorera ntabyo nganira nawe wabyihorera telefone siyenze kurusha ibintu byose nakugenda mbabarira ibya bonane tubireke bonane nzayirya jyenyine n'ubundi ndabona wowe udashobotse ndashaka telefone umusaza n'uburyo umutima muzima cyo kozuri sindagaza ejo nge nzakugurira ibice byajyano none hasi ntabwo kuri bonane nzakugurira akantu umusaza none nihinduke ngewe ejo nzakugurira akantu none mu kiri wawe njye kiri wawe mu gitondo ugiye isaha zo gusohoka kwa kuntu umuntu amaze kwambara neza yifunze yashyizeho icyangwe gihe tuzahurira ku gasantere umusaza nite nkugurira mitsingi yawe yuzuye mwana uzi ibintu rero namwemereye mwana uzi ko bihagaze amadolari agera mu bihumbi magana none uri muti nyine kimwe cya kabiri cyayo ngewe jo uri ku gasantere umusaza kandi thanks kabisa buriya kabisa nyuma ya bonane nzongera mwuburira urukundo ariko ubu ngubu azi ko ari mu cyaha ntarebe umusaza burya ngo uko wambaye bigaragaza uko ubayeho rero mwe mutuye mu karere ka Kicukiro by'umwihariko hafi n'isoko rya Ziniya ubu mwashyizwe igorora rubyiruko nimusigeho kujya kure ndetse no guhendwa ngo muragura inkweto nziza kandi zigezweho nimuze muri Protogene Shop kuko byose aha ni nk'ubuntu aha tugufitiye kandi imyenda y'ubwoko bwose nk'amapantaro meza kandi yose ku giciro kiri hasi cyane tubafitiye imipira myiza yo kwambara ndetse na yayindi izwi nka jumper tubafitiye amashati y'ubwoko bwose niho honyine uraza ugasanga amakabutura meza kandi y'ingeri zose imikandara ingofero amakofi amashakoshi meza y'abakobwa ndetse n'ibikapu bito n'ibinini kandi byose ku giciro cyiza utasanga ahandi rero ngwino tambukira kwishima tandukana na babandi bagupfunyikiraga za pirate ngo ni original mama we nugera ku nkweto zo ako niko karusho kacu kuko nubishaka uza nta nizo wambaye urahakura imiguro y'inkweto zose ushaka kandi ku giciro kikubereye Protogene Shop dusanga imbere mu isoko rya Ziniya kandi humura aho urinjira hose urahita utubona kuko turiranga cyangwa se duhamagare kuri 0788 75 41 82 iyi nimero ni nayo dukoresha kuri WhatsApp Protogene Shop turakwambika ukaberwa muraho yemwe Rudoviko we se ko muntu cibite n'amabuye n'amahorora he aha urambaza se ngo ndaho ntariho sindiho rega mba niruhutse ndi guhiga mwene cyarukweto ngo ndebe ko yansubiza udufaranga twanye naratumuhaye ngo agire icyo nkorera reka da mwene cyarukweto hagukorera iki mwene cyarukweto dore ngize ntyamba muhaye udufaranga ngo nagende ngo yaramwe ngo harebe ngo bita kwamamaza danga zanyamamariza ku muhanda ngo baze bagure ariko nta muntu numwe ndabona uraseka sigaho rwose uranseka ko Rudovi
n'uyu munsi uranseka ntabwo uzaho igihe kigeze nase tugeze he uramamaza bizinesi yawe umanika amatangazo ku biti ubwira n'abantu mu kabari ngo uracuruza yambwiye ejo bundi araje arahurudutse barambwiye ngo nimuhe amafaranga ngo niba ari purika oya sigaho ubwo abakiriya bazava he dore inzira nziza iyihe jya ku Imbuto TV barakwamamariza kandi ku giciro cyiza cyane Imbuto TV ugize ngo imbuto irukanka ahubwo jyana hakiri kare ese waba ufite bizinesi ariko ukaba wifuza kuyamamaza biroroshye kuko Imbuto TV yabyoroheje ifatanye n'Imbuto TV maze wamamaze bizinesi yawe erega maye ngo wabuze umuranga yaheze mwanyina dutume natwe tugutumikire kuri 0788902758 cyangwa se twandikiye kuri Facebook page yacu twitwa Imbuto TV ndetse no kuri Twitter twitwa Imbuto TV Rwanda kandi ngo ibishe birabora turongeye turagarutse nyuma yo kumara kwamamariza abafatanyabikorwa bacu nawe uramutse ushatse kuba wanadutuma nimero ni yayindi 0788902758 ubu muserera duka rizini buriya Protogene ese Protogene ni wowe ukwambika ko nawe wana wambaye neza Protogene nyine twamenyanye bwa mbere duhura yego nyine abimbwiraho banza kumubwira sinjya ngurira umuntu ntazi yego asikumamagara ndagenda ndareba mbonamo ibintu yenda bishima tuvugana niba umuntu uri kunyandika cyakora reka ngubwiye sinarinzi neza ko Protogene ukora zinya mu isoko rya zinya Kicukiro ari bukwambika gusa neza ibintu nibi ngibi ndagushimiye kabisa twari tugeze ahantu ubwirane wenda bansubize bimwe mu bibazo nagiye mbona ahangaha buribwe uyu yitwa Kalisa ari Nyandungu aravuga ati ese byashoboka ko twazakorana video byibuze nanjye ukanzamura mfite impano kandi nukuri umfashije waba unkoreye umuti byakunda se uyu mugabo nta cyatuma bidakunda ibintu byose ni Imana icyambere nuko we agusanga mukaganira ubundi ukareba ukuntu twese byose byagenda imbere cyane ese ubundi iyo ugiye gusetsa umuntu cyangwa se ugiye kwandika igihangano cyawe wita ku kimbere na mbere kugira ngo abantu bamenye ngo hari ibintu udashobora kuba wasetsamo hari n'ibyo ugomba gusetsamo sibyo hari ibintu udashobora kuba wasetsamo n'ibyo wasetsamo wowe ugendera kuki kugira ngo uhagaze kuri ruhande biterwa nyine n'umuntu mudarimo cyangwa se n'uburyo mbona ameze kuko ntabwo wajya imbere y'umuntu w'umusirikare ngo upfe kuzana niba uri umusirikare nyine ngusetsa ibintu bijyanye n'ibya gisirikare niba uri umupadiri ngendera bitewe n'ibintu by'igipadiri cyangwa abadiyakoni nibyo gusetsamo niba uri umukarani icyo gihe urumva nyine ngomba gusetsa nitwaje wenda ingorofani cyangwa itaburiya niba wenda uri umutayeri ngusetsa bitewe n'igitenge nkoresheje nyine tubiterwa n'umuntu buryo nyikureba gutya utamenya ngo wowe noneho kwanza ngiye guhera ahangaha ntabwo ari ukuba wareba umuntu wite buribwe hano hari abantu basa naho muziranye umuntu witwa Dana Gisela Angelique aba bantu bakomeje kugenda bakubwira ati impano yawe basanzwe bayizi sinzi basanzwe bayizi muraziranye cyangwa ngo ndabongo batuye Kicukiro wowe niba ari gutuwe ntabwo bizi ntabwo gize tubwira hano tuwe Dana Gisela ndabazi tu nta petita twaragiye twigana ariko abenshi nta nubwo mbazi ko baba bakiribuka tu ntabwo uzi ko abantu bakwibuka bivuze ngo uramutse ushatse wakora umuhuro tuzaguhuza n'inshuti zawe zose zagiye mutwandikire buribwe akuburibwe n'ubwiyemezo byo kuba wenda warazamutse cyangwa ntabwo uzi neza ko abantu baba bakwibuka nese nk'ubwo izina umbwiye tu izina umbwiye nshobora kuba ndizi ariko wenda wanditse sinzi yego bishatse kuvuga ko abantu bashobora kuba wenda bafite amazina asa bitiranwa genda ku Imbuto TV kuri YouTube ukore subscribe ujye kuri Facebook page yacu twitwa Imbuto TV ujye kuri Twitter twitwa Imbuto TV Rwanda wandika amazina yawe niko kunibuze neza uyu mutipe ndamentioninga cyane umuntu yitwa Dana Gisela ndetse na Angelique mutanga amazina yanyu ndetse munashyiraho n'amafoto kugira ngo turebe buribwe ari gihe bantu usanga ko kuba muziranye ahubwo
ari uko haba hashize igihe kirekire mutabonana rero ni byiza ko ugomba kugenda ukareba kure telefone yawe ukareba ko abantu cyangwa se mumuhamagare bahe nimero zawe za telefone. Okay, nimero yanjye nk'ibisanzwe 078 6 5 13 8 iyo nimero yidasubiriremo kuko nanjye ubwanjye ntabwo ngifashe. 078 yego 6 yego 13 8 3 yego. Tizo wenda reka ubutumwa tubuhagarikira aha ngaha ariko noneho nkubaza dusa naho tunagana ku musozo ni izihe mbogamizi abantu mu Rwanda b'abahanzi bari kuzamuka bahura nazo muri iyi minsi? bro imbogamizi za mbere hano i Kigali yego bro ibintu byose byagiye hejuru cyane guturuka ku mibereho yego cyane cyane nk'abantu benjira muri ibi bintu wenda yakomotse ahandi hantu nta kazi afite kandi arabikunda gutangira byonyine kubona ahantu ho kuba kwishyura video yego kwiyambika kujya muri video kubona ayo kwishyura kamera ibintu nk'ibyo nibyo bintu bibangama man kubona utwe twagaragara kuri kamera harabuge naje nsanga barenze bari imbere cyane bamwe na nubaha ku buryo no kuvugana nawe nyine tubayo yumva yamaye ibintu bikaze man ko nanjye ndahangaha sinyobeye ko inyuma yanjye hari abapeti bakaze bafite ibyo bafite birenze man ari bishoboka mu bushobozi bwo kuba vuga ngo buri kimwe cyose ndakiguhaye mu gitondo n'aba bose numva n'iki ngo natwe gutya yahita tubwira ati peti mutuze ariko kubera ko ubushobozi nibwo ubura ni ubushobozi nibwo bisaba kubanza kwiringa ukagira bimwe usigaza ibindi ukabikora ariko ugiye kuvuga ngo uyu munsi haramutse haje iduka rikavuga riti buribwe twebwe turakumenyera video ibihangano byawe uzajya ubikora natwe utwamamarize imyenda runaka makuru tubwiye ngo Protogenese niwe ukwambika ni byiza cyane haramutse haje abandi wemeye kubakira ukabamamariza anyishyurira video anyambika yego nta kindi wenda hakaba n'utundi amapremier besoin nka tike icyo kintu uvuze bro niba ari ikintu kingura cyambere man je ninya kugenda n'amaguru mu myaka yanjye maze kuri uribwe ngatinya kugenda n'amaguru ninya kugenda n'amaguru nakemera nkabwirirwa ariko kugenda nyine n'amaguru bro ntabwo bishoboka kubera igize kandi ariko reka mubwire abasitari bose aho bava bakagera kuki nuko yumva ni biki oya mbwiye so kwiyumva siniki sino kwikina ni kugira ngo abantu babakurikirana bataza kuvuga ati yewe duhuriye aha ngaha kugira baba data we ngo ha mutipe burya ngo tubona ku mateleviziyo tubona ku YouTube ngo burya nawe ngarya tapati sibyo nibyo ngibyo bro sibyo icyango kirahenda hano mu mujyi wa Kigali bro umutipe uzajya ubona uri ku cyango ngo ujye umubwira ati bro imbere cyane bro giye kwifata giye uramamagaye ufite ibyo ngiye kunjyanamo man nkaturuka Kicukiro bane nkaza za Gikondo ivumbi ryandenze bro ni wa mupeta zamuna akavuga ati se uriya muntu twirwa tureba yakunameze ivumbi ryamurenze gute unyeneye kwanga ngo ntabwo nyishyura ati bro suva ko naye nayibona ariko niba unyeneye ati kiboneke bro je niba nazi inkweto yanjye isa neza ni gute umbwira ngo ndakugera ivumbi ryandenze ni cyagiye nzakugeraho ukavuga ati uyu mujama se niwe tujya tubona niwe tuvuga ntabwo mbikeneye niba uskunyeneye noneho nawe vuga ngo yego noneho hano mu Rwanda usanga nyine ibintu bijyanye no kwamamaza cyangwa se kuba hari ibigo runaka bikora ibikoresho runaka bishobora kuba byavuga ngo twipeveye umwartiste atugiye kumumenyera iki n'iki ntabwo bikunze kubaho ubu ubona ari ihe mpamvu ituma ibi bintu bitabaho bidakunze kugaragara cyane mu Rwanda ariko hanze mu bihugu byagiye bitera imbere ho urabibona pe ugasanga ikigo wenda ntangaye mu rugero nka Sony igihe yipeveye Michael Jackson iramuheza iramuzamuye imugejeje hejuru ubona ari iki kibura mu Rwanda kandi bari mu kampani ikintu kibura so ukubeshya yego bro man hano ibintu bya cinema benshi barabikunda ariko ikibazo cyo mu mufuka bro gukoramo ni ikibazo arabikunda akaba yabikubwira ariko gukoramo ngo agira ikintu akora wenda ategura ikintu gifatika nicyo kibazo nta kindi ntabwo baheba man ntabwo baheba bari abantu bo hanze man abazi yinjiye mu kintu abaze ngo yinjiyemo akora mu kimwe cyose yakemera akajya no
akajya no muri credit ariko aravuga ati nkinjiyemo ariko nyine hano umubwira niba ari 200 ngafite gukora mugakure model bro ni ikibazo gikomeye Imana ntago ari ukubeshya gusa bizagenda biza koko ntago nkuko byatangiye kandi bisa naho bimaze kuva byagera ku rundi rwego buribwe gira ikintu ubwira abakunzi bawe ariko noneho mbere yuko wenda ugira ikintu ubwira abakunzi bawe reka tubanze tubibutse ko bagomba kujya kuri YouTube channel yacu twitwa Imbuto TV siga ukoze subscribe ahangaha then uje no kuri buribwe comedy ukore subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana iki cyamamare twari turi kumwe nacyo muri studio uyu munsi ariko hari umuntu ngo gufitiye ubutumwa arambwiye ngo sinkireho simvuga amazina ye ariko ngo hari ikintu akwemereye nuva muri studio ari ikintu akakwemereye bitewe n'ukuntu yakubonye ni ibintu mbese ndaza kuguha contact ze mugende mu muganire wasanga byatangiye kuza buriya bigenda gake muza ahangaha nicyo kintu niyo ntego yacu no kuzamura impano abantu baba bafite uzi gukora iki kugira ngo tukivuge uzi kwandika iki kugira ngo abantu tukivuge uri umuhanzi ku ruhe rwego kugira ngo tukuvuge byose bigende biba bizamuka mbere yuko ugira ikintu ubwira abakunzi bawe hari umuntu watubwiye ngo udusetse akantu gatoya cyane rwose ubundi tugureke ujye mu kandi kazi uko bitubwiye okay arashaka mbasetse yego basa hari nawe ntabanza se uko muri no minsi ndi no mu mihango uko biri kungo ngo imihango yarahagaze buribwe mbabarira ndakwinginze gira ikintu ubwira abagukurikirana kuri platform zawe zitandukanye yemba munyihangane gira ikintu babwira ubundi uje mu rugo munyihangane muri no minsi wenda ibintu bijyanye n'ibyo mvuze byarahagaze ariko nyine ndabasaba kunkurikirana ibisabwa murabizi ndabashimiye mukomeze mukigikire kandi nanjye sinzabatenguha reka tubashimire cyane turi kumwe uyu munsi twenge cyaje reka tubashimire n'ukuri muri inshuti z'akadasohoka twishimira buryo ki mugenda mudufasha twishimira ibitekerezo mugenda muduha kuri platform zacu zitandukanye komeza udukure kuri Facebook page yacu twitwa Imbuto TV kuri Twitter twitwa Imbuto TV Rwanda naho kuri YouTube twitwa Imbuto TV njyewe waruri mu studio nakiriye buribwe nitwa Rugusanga Fratene Frank ikiganiro iki nakagaruka musaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika buribwe we tuzahorana ubutani tubukina nago tuzakubona bisaterwa n'igihe babintegurije ntabwo nakubwiye ko ukimpamagara ungana uyu munsi yuniranye bro jya umbwira byibura nyuma y'iminsi 3 yitegure mbere y'iminsi 3 ubundi uze okay Gatugushimire rero ugire umunsi mwiza kandi Imana ikomeze yagure impano yawe ndetse gusa uyu muntu ikintu ashaka kugukorera nacyo tuzagishyira mu itangazamakuru n'ibindi saha yageze yakira ibihe byiza kandi ukomeze kugenda ugubwa neza urakoze cyane muraho yemwe Rudoviko we se ko muntu cibite n'amabuye n'amahorora aha urambaza se ngo ndaho ntariho sindiho rega mba niruhutse ndi guhiga mwene cyarukweto ngo ndebe ko yansubiza udufaranga twanye naratumuhaye ngo agire icyo nkorera reka da mwene cyarukweto hagukorera iki mwene cyarukweto dore ngize ntyamba muhaye udufaranga ngo nagende ngo yaramwe ngo harebe ngo bita kwamamaza danga zanyamamariza ku muhanda ngo baze bagure ariko nta muntu numwe ndabona uraseka sigaho rwose uranseka ariko si Rudovi n'uyu munsi uranseka ntabwo uzaho igihe kigeze nase tugeze he uramamaza business yawe umanika amatangazo ku biti ubwira n'abantu mu kabari ngo uracuruza yambwiye ejo bundi araje arahurudutse barambwiye ngo nimuhe amafaranga ngo niba ari purika oya sigaho ubwo abakiriya bazava he dore inzira nziza iyihe jya ku Imbuto TV barakwamamariza kandi ku giciro cyiza cyane Imbuto TV ugize ngo Imbuto irukanka ahubwo jyana hakiri kare ese waba ufite bizinesi ariko ukaba wifuza kuyamamaza biroroshye kuko Imbuto TV yabyoroheje
ifatanye n'Imbuto TV maze wamamaze business yawe. erega maye ngo wabuze umuranga yaheze mwanyina. Dutume natwe tugutumikire kuri 0788902258 cyangwa se twandikiye kuri Facebook page yacu twitwa Imbuto TV ndetse no kuri Twitter twitwa Imbuto TV Rwanda. kandi ngo ibishe birabora.